turasoma Samweli wa mbere ibice 4, turasoma ku murongo wa 11, tuze gusoma na Samweli wa kabiri ibice 6, nanone turasoma umurongo wa 11 ni mirongo 2. Tugiye gusoma dufatanye dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo kandi isanduku y'Imana iranyagwa n'abahungu ba Eli bombi, Hofuni na Finehasi barapfa. Ijambo rya kabiri mu bice 6 umurongo wa 11 aravuga ngo imara mu nzu ya Obededomu umunyageta amezi 3, kandi Uwiteka aho umugisha Obededomu nabo mu rugo rwe bose. Amen. Urakoze Yesu kugaruye isanduku y'Imana, zamura ibiganza byawe hejuru. Urakoze Yesu kugaruye isanduku yawe mu biganza by'abantu. Urakoze nyakubahwa kugaruye ibyari byaratakaye. Urakoze nyakubahwa, urakoze ubwo abantu batabitugaruriye natwe ubwacu kubyigarura bikaba byaratunaniye. Ndagushimye yuko wowe ubikoze, ndagushimye neza yuko ugaragaye, ndagushimye ko wiyerekanye, ndagushimye data, ndagushimye data, ndagushimye data, ndagushimye data. Uzongeye ukora icyawe ukundi utwikiwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Data, abo ubwoko bwawe tubishyize mu biganza byawe, wabakuye mu gitabo cyo kurimbuka ubanditse mu gitabo cy'abarwa b'ijuru, bibe bityo dushingiye ku ijambo ryawe, ibyiza bisohore kuri bo mu izina rya Yesu. Amen. Muze mbaheshe umugisha. Imana gumugisha. Wa gatatu wizera ko Imana batakubaza. Inyigise. Utinyigise. Sasa ubwo igitinya ngiye kugihamagara nonaha uhita unabyarira. Bajya bavuga ngo Imana igiye kuzana umuntu w'umugisha, ariko njye nabonye pastor umuntu w'umugisha waje mu kazi. Ndashima Imana rero yuko yiriho, kuko iyo numvise ntameze neza ndaza. Imbaraga z'amasengesho zituma umuntu yinjira atari kwinjira, zimukuraho ibyaha, zihindura n'umugambi w'Imana mu gihe cyayo. Nabafasheho fata. Umaze igihe kingana icyo urwaye? Maze imyaka 4 mvunitse, ariko ubundi maze nk'imyaka 10 ibintu bindimo ngendana nabyo nsenga Imana yo mu ijuru. Aha, hagarara neza. Data mwiza wo mu ijuru, Mana igira neza. Iki nicyo nategereje Mana. Uyu mukozi wawe bari uzamuhora. Mara kugira ngo mwami wanje uyu mugaragu wawe, uyu mushumbega amavuta ngo bari uzankiza. Mana ndagushimye ngo wahe icyubahiro. Abantu bose bandeba ngewe narungu wakabarore. Mwese ndabizi mufite amateleviziyo muri ndebe. Imyaka maze muranzi, abansura baransuye, abantinye barantinye, abamvuyeho bamvuyeho, ariko noneho ndakize mu izina ya Yesu. Haleluya.